Isezerano n'Imana yatanze ntabwo ari isezerano yuko ngo wa mugore we uze wigere kabutindi mu rugo uhagarare uruyobore. Oya, ahubwo isezerano ryawe ni ryo kuza ukaganduka ugasengera uyu mugabo, Imana ikamuhereza ubwenge bwo kukuyobora mu buryo buhesha Imana iki icyubahiro. Icyiza cy'Imana rero, Imana isaba umugabo gukunda umugore nkuko Kristo yakunze iki itorero, n'umugore kugandukira umugabo nkuko itorero rigandukira nde Kristo. Kimwe ku kindi, nta muntu Imana izabaza ngo wa mugore we kuki utaganduye ngo ntabwo yankundaga, ibyo ntabwo izabaza wowe ibyo yagize ute yakubwiye. Nawe wa mugabo we ntabwo Imana izavuga ngo ngo narakubonye rwose wari warashatse karashika, wari warashatse kabutindi. Iyo kabutindi niwe wayishakiye, niwe wayihisemo. Niba warayihisemo wagombaga gukiranuka, wagomba no kuyerera imbuto, wagomba no kuyihanganira, kuko niba wamushatse wagombye kumushaka witeguye no kwirengera ingaruka z'ibyo ugize ute z'ibyo ugiyemo. Reka bamaze kugera mu nzu y'Imana dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana irabikwiriye, n'ubuntu n'umugisha n'amahirwe twagiriwe. Turi abantu badasanzwe. Bwira mugenzi wangu uri umuntu udasanzwe. Kuba wageze mu nzu y'Imana uri umuntu udasanzwe ni ikimenyetso kigaragaza ko uri umwana w'Imana, ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana igukunda, ni ikimenyetso kigaragaza ko mubo Imana ifite umugambi nawe ugize ute urimo. Ntago benshi bagize amahirwe yo kuza hano, ni bake. Twe twatumiwe n'umwami w'abami. Nyinsi iyo abantu bafite invitation y'aba president n'abami barishima baranezerwa. Twe dufite invitation y'umwami w'abami, umutware w'abatware, Imana ihambaye niyo yaturaritse kwa ngo tuze mu nzu yayo. Tugwahe ikaze rero kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda. Itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, itorero ni umuryango. Murabivuze ko n'umuryango w'abana b'Imana. Twaratoranyijwe rero, niyo mpamvu turabanyamugisha kuba Imana yatwemereye kuza mu bikari byayo tugahura nayo. Turashima Yesu wabambwe, umwenda warukingiriza hera utabukamo kabiri, duhabwa natwe uburenganzira bwo kwigera imbere y'Imana. Ubu byari kuba twese twaheze inyuma, abatambye akaro binjiye bari gutamba, nabwo ari umwe winjiye bakamuzirika ikiziriko nawe ngo napfa bakurure bere kugerayo. Ariko turashima Yesu wakinguye ahera, twemerwa kwinjira, twemerwa kugera hera. Ni iby'agaciro bene data kwa twemerwa kugera mu nzu y'Imana, kwa twemerwa kugera hera. Ni Kristo wabambwe ku musaraba ku bwacu. Turacyari mu gitabo cya Maraki. Maze iminsi ndi gusenga ngo Imana izamereze impano yo kuvuga gahoro, kuko ubundi mvuga vuba. Ubwo rero uyu munsi ndi gusenga ngo Imana inone ize kuma impano. Maze iminsi mbivuga ntago mbize, kuko ibintu turigana ibintu bikomeye, ize kumereza impano yo kuvuga gahoro nitonze. Yego, reka twihute turasoma Maraki. Mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye simwe. Niki gituma umuntu wese ariganya mwene se? Tukica isezerano ry'abasogokuruza. Yuda yarariganije kandi bakoze ibizira muri Isirayeli ni Yerusalemu. Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda, kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Ukora bene ibyo ari uhamagara cyangwa uwitaba, Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo, amucane n'utura Uwiteka nyiringabo amaturo. Kandi hariho n'ibindi mukora. Mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Nyamara mukabaza muti, impamvu ni iki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Mbese ntiyaremye umwe, naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda, niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya.
mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu, nyamara murabaza muti twamuruhije dute? kuko muvuga yuko umuntu wese ukora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa. Cyangwa muti Imana ica imanza irihe? Dusomye amagambo menshi, ariko ngira ngo tuza kuvuga ku kuri kudahinduka, ukuri guhora ari ukuri no muri iki gihe. Turaza kuvuga umugambi w'Imana ku kubana ubudatandukana kw'abashakanye. Umugambi w'Imana ku kubana ubudatandukana kw'abagize ute? Kw'abashakanye. Abasore n'inkumi baravati none ko ndi kumva bari kuvuga abashakanye, twebwe bite? Yego namwe murahari, kuko mu isezerano namwe ni iryanyu, kandi ni byiza ko mubimenye hakiri kare ko Imana umugambi ifite nuko abashakanye, umugabo n'umugore, babana ubugize ute? Ubudatandukana. Kubana ubudatandukana. Ukuri kwa karindwi uyu munsi kuravuga ngo shaka uwizera muhuje kandi mubane ubudatandukana. Ibyo byandike. Shaka uwizera mugize ute? Muhuje kandi mubane ubugize ute? Ubudatandukana. Wa musore we, wa mukobwa we wicaye ngo ngiye ngo nzashaka umugabo, ngo icy'ingenzi ngo aho yaba ngo idini yabaturukamo ryose, ngo aho yabaturuka hose, ngo icy'ingenzi ngo nuko dukundana. Imana yo turaje turebe ikivuga kugushaka wo mudahuje, ukwizera mudahuje Imana. Shaka uwizera mugize ute? Muhuje kandi mubane ubugize ute? Ubudatandukana. Uko nukuri kudahinduka. Nukuri kudahinduka. Intego y'Imana, ubushake bw'Imana nuko uwizera arabana n'uwizera kandi bakabana ubugize ute? Ubudatandukana ibihe byose. Uko niko kuri kudahinduka. Uwizera agomba kubana n'uwizera kandi bakabana ubugize ute? Ubudatandukana. Uko nukuri kwahozeho, kuriho kandi kuzagira ute? Kuzahoraho. Niyo mpamvu turaza kureba kuki Imana ari bishaka. Intego nkuru yacu turaza kuzikana avuga ngo Imana irashaka ko dushyingiranwa n'abizera duhuje kandi tukabana ubugize ute? Ubudatandukana. Imana irashaka ko dushakana n'abizera duhuje kandi tukabana ubudatandukana. Ijambo ubudatandukana riraza kugaruka inshuro nyinshi cyane. Turi mu gihe aho ikintu cyose cyitwa uburenganzira. Ngewe nushaka ko tubana tuzabana, nudashaka ko tubana uzaceho nanjye nceho, twahuye tugize ute? Dukuzi. Umva urakora nanjye nkakora. Turi no mu gihe w'abagore bakora n'amafaranga kurenza abagabo, nditunze, umugabo mushatse namubona. Icyo nicyo gihe turimo. Ninshaka umwana nzagenda mu byari. Icyo ni igihe turimo. Ariko Imana yo iri kuvuga ngo nuko bana ubugize ute? Udatandukana. Ese ibyo dusomye bihuriye n'urushako? Tumanze twumve context ibyo dusomye. Maraki nkuko twabivuze ni umuhanuzi wahanuye mu gihe Abisiraheli uhere ku batambyi bari babayoboye, bari barayobye bica isezerano bari bagiranye n'Imana. Isezerano bari bagiranye n'Imana nuko Imana yabwiye Aburahamu ko muri we arimo amahanga yose azaherwa iki? Umugisha. Kugira ngo ibyo bishoboke bagombaga gukiranuka, bakaba ubwoko bugendera ku mategeko n'amahame Imana yabahaye. Mose abahereza amategeko 10, ahahereza yewe n'ayandi arenga, arabasobanura ageza avuga gutegeka kwa kabiri, abibutsa amategeko iby'Imana yagize ute? Yababwiye. Ariko bigeze muri iki gihe ari abatambyi, ari abo yitwaga ngo barasengaga, buri wese yaragiye arakiranirwa. Abatambyi bakira intonge, batangira kujya bashimira abanyabyaha, batangira kujya basingiza abanyabyaha. Habaho kwica isezerano ngo kuko bakingiranywe n'Imana y'inyamahanga. Bivuze iki? Bataye Imana nyakuri bajya gushaka imana zibwirwamana. Bihera ku mwami witwa Salomo. Ubwo Salomo yashakaga abagore benshi, ijambo ry'Imana ritwereka ngo yagushijwe n'abagore benshi yagize ute? Yashatse ngo kuko buri mugore yazanaga ikigirwamana cya hehe? Kiwabo, akamutegeka ko agira ute? Kwa gisenga. Kandi abaga murabiza amarira y'abagore ati nudasenga Imana yacu ubwo nyine bivuze ko utankunda. Salomo akaba yayobotse. Salomo abirangira agushijwe ngo n'abagore benshi yagize ute? Yashatse.
aha rero the covenant, isezerano Isirayeli yari imeze, nuvuga ngo abisirayeli barameze nk'umugore Imana yashatse, nk'uko itorero iyo dusomye mu Efeso tubona ko umubano w'umugabo n'umugore ushushanya umubano Kristo afitanye n'iki, ni itorero. Nuvuga ngo uze kubifata ko ni ibintu bibiri. Ubukwe, iyo tuvuze ubukwe wumva ubukwe mu buryo bw'umwuka n'ubukwe mu buryo bufatika, byombi ntibishobora gutandukana. Ubukwe dukora mu isi ntibushobora gutandukana n'ubukwe tuzataha mu ijuru Kristo aje gutwara iki, itorero. Kuko umubano tubana nk'umugabo n'umugore, uwo mubano ni uzakomeza tugeze mu ijuru, ariko noneho utari hagati y'umugabo n'umugore, uri hagati y'itorero nande na Kristo. Uhera mu isi rero umubano. Niyo mpamvu urushako ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ishusho Imana yashyizeho kugira ngo uwo mubano udushushanyirize umubano tugomba kugirana n'iki, na Kristo. Niwe mukwe, itorero twebwe abakristo turabageni. Kandi ibyo bivuze gukiranuka. Nuvuga ngo isezerano ku murongo wa 10 navuze ngo mbese twese ntidusangiye data. Icyo ni ikibazo. Imana yaturemye simwe, iki gituma umuntu wese ariganya mwene se. Icyo ni ikibazo umuhanuzi ari kubaza. Tukica isezerano rya basogokuruza. Yuda yagize ute, yarariganije kandi bakoze ibizira muri Isirayeli ni Yerusalemu. Yuda yacumuye ku buturo bwera bw'Uwiteka. Wibuke ko umuryango wa Isirayeli waracitsemo ibice bibiri, hari ubwami bwa Yuda n'ubwami bwa Isirayeli. Samariya abanyamahanga baraza baratura barivanga, ariko Yuda yagombaga kuguma kuko Imana yabwiye Dawidi ko mu rubyaro rwe ariho hazakomoka umwami. Iryo sezerano nka Yuda nk'umwana wari warahawe isezerano, nagwa wari imfura rwo ni warahawe isezerano yuko mu rukiryi rwe ariho Kristo azaturuka. Iryo sezerano ryagombaga gukomeza. Niyo mpamvu Yuda wari ufite isezerano n'Imana yagiranye na basekuruza yararyishe. Kuki yaryishe? Niki cyatumye aryica? Soma hariya ku murongo ukurikira wumve. Yuda, turacyari kuri 11. Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda, kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'iki, y'inyamahanga. Yagushijwe no gushaka umugore cyangwa si no kuyoboka Imana. Hano Yuda bari kuvana nk'Abisirayeli bose bayobotse Imana zibigirwa Mana. Muri make bavuye mu isezerano. Mu mategeko Imana yari yarahaye Abisirayeli, itegeko rya mbere ryavugaga ngo iki? Mu mategeko 10 itegeko rya mbere rivuga ngo iki? Ntukagire izindi mana mu maso hanjye. Niryo tegeko rya mbere. Kuko Imana ni Imana ifuha, ni Imana yera, ni Imana ikiranuka. Ariko bari barishe iryo sezerano. Yuda uri kuvugwa hano yishe iryo sezerano. Kwica isezerano mu buryo bw'umwuka byahise byica umubano w'abantu hagati yabo. Iyo nabo twagiye twiga, njya mbwira abantu ngo urugo rwose ruva rukagera rwubakira ku Mana, urukundo n'imibonano z'abitsina. Ibindi biza ari inyongera. Ariko y'Imana uyikuyemo, ibindi byose bita bihinduka zero. Ariko abantu mu isi twebwe dushaka kuba ku rugo tugendere kwizashera ishusho ku mabwiriza y'isi. Imana twayishyize hehe? Ku ruhande. Nicyo kibazo cyaba hano mu gihe cya Maraki. Abantu baragiye bashyira Imana ku ruhande, bashaka kubaho ubuzima uko bagize ute, uko bashatse. Bishyira amabwiriza n'amahame yuko bagomba kubaho. Noneho habaho uburiganya. Abagabo batangira kuriganya abagore bari baragize ute, barashakanye nabo. Noneho bipfuye mu nzu y'Imana, bipfa no mu ngo zabo. Ubwo niba bipfuye no mu ngo, igihugu cyose gihura n'iki, n'akaga. Ariyo mpamvu ngira ngo ngubwire ngo Satani ni umurwanyi nubwo atari umuneshi. Ariko mu kurwana kwa Satani hari abantu njya numva ngo Satani ni umuswa, ngo Satani nta bwenge agira. Satani no muri Edeni ajya gushuka ntago yahereye kuri Adamu. Yarazi imbaraga zishobora Adamu ko ari umugore. Yaciye kuri nde? Kuri Eva. Yaciye kuri Eva kuko yarazi intege nke z'iki, z'umugabo. Yarazi intege nke z'umugabo. Kugira ngo yice isezerano nuko yaciye ku mugore. Kuko uyu mugore mu marangamutima ye afite imbaraga zishobora umugabo. Ni Satani rero ntabwo ari umuswa, ni umurwanyi nubwo atari umuneshi, ariko mu kurwana kwe hari ibimenyetso bigaragaza ko agira strategy zo kurwana neza. Satani ntashobora kuza mu itorero ngo avuge ngo ari kurwanya itorero.
mbere ko tuvuga ibintu byose. Satani hazigara azavuye ngo sinshaka ko abantu basenga. Ntago Satani azavuga ngo sinshaka ko abantu baririmba, ahubwo Satani azahera mu rugo umugabo n'umugore bere kumvikana. Pastor agare ku gatuta abwirize, ariko umugore we ariko bati babeshye tu mu mutima, babeshye nyine, babeshye nanjye nitahire nirire, naho bundi babeshye, kuko ibyo avuga si byagize ute, si byabayeho, si byabayeho. Isezerano ryagize ute, byarapfuye, byarapfuye. Umuririmbyi araza akarimba karamya karira, ariko yarayasambana, yarayasambana, ariko akaza kagara imbere akaririmba amarira kaza. Satani ibyo ntacyo bigize ute, ntacyo bimutwaye. Satani ntacyo bimutwaye kuba abana bavuka bakavukira mu cyaha. Ariko buri hari abana bavuka bakavukira mu cyaha okare, nubwo nazi imibare myinshi. Mu busanzwe abantu ngo tuvukira mu byaha, ariko none baza umwana wavuke mu busambanyi, no kuvugira mu cyaha kigeretse kuki, ku cyaha. Uyu mwana afite amahirwe menshi cyane, nubundi na amahirwe n'umwako mwinshi cyane nubundi wo kuzamu buzima, kuko wibahetse abayigisha wahe ngo mu mugongo. Udashoboye gukiranuka mu busore bwawe, udashoboye gukiranuka mu bukumi bwawe, ntugire ngo ni ushaka urugo ni uzakiranuka. Urukwirwa usambana n'abasore n'abakobwa ngo numara kubaka urugo ntuzange warangiza ngo ndashaka urugo rwiza, ruhe urukuye he? Icyo umuntu abiba ni cyagize ute, icyasarura. Nimukarebe mu iminsi ngo abana barananiranye, abana barananiranye, ababyeyi babo bameze gute? Nujya kureba ngo abana bananiranye, abana b'iki gihe, abakobwa b'iki gihe barizwe nabande, bavuka muzihe ngo. Biroroshye gutunga urutoki uriya mukobwa kuntu yambaye, uriya mukobwa ibyo ari kuvuga, ariko manza wisuzume wewe uruhare rwa wakoze nuruhe. Nk'umubyeyi wo uruhare rwa nuruhe. Uzirikane yuko umugambi w'Imana ku rushako, umugambi w'Imana ku rugo, nuko tubana ubugize ute, budatandukana. Iyo usomye Abakorinto ba kabiri ibice 6:15 14 wasanga 15 haravuga ngo nimukifatanye n'abatizera mugize ute, mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Umucyo n'umwijima ntago bibana, ntago bibana. Kubana gushakana bishingira ku gukiranuka. Iyi mirongo uze kuyibuka, Mariko 10:7-9 waravuga ngo nuko rero ngo ikimana afataje n'akagiye ute bwitandukanye. Bivuze ko kubana k'umugabo n'umugore no kubana byiteka. Hari ingaruka zijya zibaho iyo twishe isezerano. Niho nshaka guhera. Ni izihe ngaruka zibaho iyo abantu bishe isezerano? Ingaruka ya mbere haba kaga. Iyo abantu bishe isezerano ry'Imana, iyo abantu batakiranutse, iyo abantu batubashye Imana, haba akaga. Nibyo bintu muri kubona bidukikije muri iyi minsi. Niko kaga muri kubona mu ngo, muri kubona mu bihugu hirya no hino ku isi, nibyo muri kubona. Akaga. Ku murongo wa 12 hari kutubwira ngo iki? Ukora bene ibyo ari uhamagara cyangwa uwitaba, Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo, amucane n'utura Uwiteka nyiringabo iki amaturo. Ukora bene ibyo, ukora iki? Ukiranirwa. Uwikise isezerano, udakiranuka mu rushako, mu busore bwe, mu bukumi bwe, mu gukira, mu kwizera kwe, mu gukamana n'Imana, uwo azahura n'akaga, kuko Uwiteka ngo azamuca. Hari akandi kaga Abanyarwanda barabahanga kera, igitutsi barafite gikomeye cyane, cyari kubyo umuntu ngo akabura Imana. Iyo umunyarwanda yangura akabura Imana yarwanaga inkundura, kuko Imana yari byose ku munyarwanda. N'uyu munsi kandi yagumye kuba Imana ari byose kuri twe. Iyo ubuze Imana ntacyo ubugize ute, ntacyo ubufite. Ibaze rero gucibwa n'Imana nakaga. Uyu munsi tubana nabakaga nabagahinda bagenda no kwisi, bateza ibibazo mu miryango, bateza ibibazo mu ngo. Abamwe mwabonye amashusho y'abasore bazima bakuze barafata imipanga bari gutema umuntu, gushaka umwambara agakapu gusa ugafata umupanga ugatema. Nta kandi kaga. Biriya byose ni rezilita yuko hari isezerano twagiranye n'Imana ryagize ute, ryapfuye. Kandi iryo sezerano rishingiye ku rushako, rishingiye ku burere, rishingiye aho aba bana bakurira.
rishingiye ku gihugu, rishingiye ku muryango. Iyo habaye kwica isezerano ry'Imana haza akaga. Icyo kizirikane. Uzahura n'akaga nudakiranukira mwashakanye. Uzahura n'akaga niwica isezerano ryo gutandukana n'uwo Imana yagize ute yaguhaye. Akaga kazagera kuri wowe, kagera ku rubyaro rwawe, kagera aho utuye, kagera mu itorero, kagera ku gihugu, no ku isi yose azaba akaga. Ubushakashatsi bwakozwe bibaza cyane ku bantu nka Bin Laden, baje gusanga abana bavukira mu miryango y'ubuharike. Abana bagiye bavuka mu miryango y'ubuharike bakarirwa na banyira cyangwa bakayakurira ku mihanda, nibo bana bavamo abana bibyihebe. Nibo boroha gukoresha mu mitwe y'iterabwoba no kurekirita ngo bagiye kugira ute kubarwanisha, kubera ko nta burere nta rukundo bigeze bagira ute berekwa. Ako nakaga isi rwura nako, kubera abagabo babyara nk'inzoka. Agaheruka atera inda ariko kurera ntagira ute ntarire. Yishiki isezerano. Akandi ikindi kibazo kibaho, usibye akaga gusa tuzanira itorero tukarizanira igihugu, habaho kwangwa n'Imana, kujugunywa, guhezwa, ntago gucibwa gusa. 13:14 hari kuvuga ngo iki? Ingaruka ziterwa no kwica isezerano. Kandi hariho nibindi mukora, mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Nyamara mukabaza muti, impamvu niki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye iki? Isezerano. Turaza kugaruka kuri murongo, ariko tumaze turebe ingaruka ziba ku kwica isezerano. Habaho kwangwa. Imana ntago yanga wowe gusa, yanga n'amaturo yawe, yanga n'ibigukomokaho byose. Imana ntago yishimira ituro ry'umunyabyaha. Ubundi ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Kuki se utanga, kuki utura ariko ntubone umugisha? Manza wisuzume urebe ko nta sezerano wagize ute wishe. Kandi isezerano ngo ry'umugore mu busore bwawe, hano no mitanza habwira abasore n'abakobwa, umuntu muryamanye ababaye umugore wawe, ababaye umugabo wawe, muamugiranye igihango. Icyo gihango mugiranye rero yukirenzeho, kuko nta kindi gihango mukeneye. Ba pastor bino dusenga hano twebwe ni imihango n'imigenzo. Ubukwe mwarangije kubwikorera mwebwe. Iyo iryo sezerano rirenzeho rero karakaga kakugeraho. Usibye ko Uwiteka wowe ubwawe akwanga, ariko n'ituro ryawe n'ibigukomoka agize ute arabyanga. None igisubizo kirabikihe? Turaza kureba igisubizo, ariko ako niko kaga gahari. Mumanze mwumva akaga dufite, ubugome buhari, urwango ruhari, ukuki urukundo rukonja, nuko abantu bishi isezerano. Kuko ijambo ry'Imana mu mategeko y'Imana ntugasambane. Mu iki gihe gusambana byiswe gukora urukundo byahindutse umukino, ni ikintu abantu batagomba kuvugaho. Ni uburenganzira bw'umuntu, no na mahitamo y'umuntu. Ikinezeza umuntu cyose agira ute agikore, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntiturabacu ngo twigenge, kandi ngo imibiri yacu ni insengero z'iki z'umwuka wera. Ntago rero kugenda ngo dusambanishe. Rero kuriganya kwica isezerano wagiranye n'umusore cyangwa n'umugore wo mu busore bwawe, ibyo bituma habaho kwangwa, habaho kujugunywa kw'ituro ryawe, habaho icyo bita rejection y'icyo uje gutura Imana. Ntago Imana yakwanga ibyo uje gutura itabanje kwanga wowe. Ikibazo ni wowe, si icyo uje gutura. Niyo mpamvu Yesu yageze ngo nujya gutura ukibuka ko ufite ikibazo na mugenzi wawe usigituraho, kuko ituro si cyo kibazo. Ugende wikiranure nande. Ariko yaravuze Jean Baptiste yavuze ngo arijyana cyangwa arisige, arisigaho arisige. Yego. Aha rero akaga ka gatatu, usibye akaga, usibye kwangwa, habaho n'urugomo. Urugomo 16. Urugomo. Izo ni ingaruka zo kwica isezerano. Kuko nanga gusenda. Hano bamze gusenda, ariko ikinyarwanda kiza bari kuvuga gatanya. Ko gusenda mu kinyarwanda ubundi gusenda no kuba wohereje umugore no kumwohereje wabo ukazajya kumucyura. Ariko hano ni divorce. Imana yanga gatanya, yanga gutandukana kw'abashakanye. No kuwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga umuntu
utwikiriza urugomo umwambaro we. Nanga umuntu utwikiriza iki? Urugomo umwambaro we. Urugomo rubaho ryari? Iyo umuntu yishe isezerano bibyara urugomo. Bibyara urugomo. Amahane, intambara ziri mu ngo inyinshi zishingiye ku kudakiranuka nko tuzuza inshingano. Urugomo rukava ku babyeyi rukagera ku bana. Isi ni umurugomo kubera ko hatariho gukiranuka hagati y'abashakanye, hatariho gukiranuka mu ngo. Ibyo biragenda bikaza bikafekta community aho utuye naho ukorera hose. Twihuse rero twakwibaza ngo kuki Imana yita cyane, kuki Imana, impamvu nize impamvu zituma Imana yita cyane ku rushako cyangwa se gushakana kw'abizera. Impamvu zituma Imana yita cyane kwishyingiranwa ry'abizera. Kuki Imana ishaka ko abizera aribo babana? Kuki Imana ishaka ko abizera aba bahuje bakiranuka bari mu isezerano aribo babana? Kuki Imana ibyo bintu ibishyize imbere, bishishikariye, ibishyizemo imbaraga, biri ku mutima wayo? Ni ukubera iki? Icya mbere, kuko Imana ariyo ihuza abashakana. Icya mbere nuko Imana niyo ihuza abashakana cyangwa se abashakanye. Ku murongo wa 15 hatubwiye ngo iki? Mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka? Mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Mbese ntiyaremye iki? Yaremye bangahe? Yaremye babiri cyangwa yaremye batatu? Yaremye iki? Uwo yaremye ninde? Ubwo dusubiye mu itangiriro noneho. Imana yaremye Adamu, irangije kumurema ngo iritegereza ibona ibintu byose ni byiza, ariko ubona hari ikintu kitari cyiza. Ko umuntu umwe aba wenyine. Iremye umwe, irangije kurema umwe ariwe Adamu, isanga atari byiza ko aba wenyine. Uriya murongo usome neza uwumve ngo mbese ntiyaremye umwe nawe yari afite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwuha iki? None uriya muntu umwe yari kwibyarana? Oya, ntabwo yari kwibyarana. So the idea, the initiator, umuntu wagize igitekerezo cy'urushako ni iki? Ni Imana. Irema Adamu, ibintu byose ibona ni byiza, ariko n'icyaha kitari cyaba ibona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Si byiza ko umugabo aba wenyine, reka muremere umufasha ugize ute. Tubyumve hano, Bibiliya ivuga umufasha. Ntabwo biravuze ngo reka muremere umugabo mugenzi we. Ntabwo Imana yavuze ngo reka muremere umuntu umurusha ubwenge cyane uhambaye ukoze uzajya umuyobora. Reka muremere umufasha ugize ute, umukwiriye. Hano hari ibintu bibiri rero byaje kuba. Adamu, Imana yamuhaye ubutware, mubwira kuyobora ibintu no kubitegeka no kugira ute no kugenzura nk'umuyobozi. Muzana n'uzamufasha mu murimo Imana yagize ute, yamuhaye. Ari mpamvu tuvuga ngo mbere yuko umusore ajya gushaka yagomye kumanza kuba afite icyo akora, yagomye kumanza kubaka ubuzima, akabona gushaka umugore. Ntabwo bivuga ngo njye nshaka umugore, wenda umugore naza azamfasha, uriya mugore aramukobwa ndabona azi gukora. None kumwicara ukwicara uri mafene, uri umunebwe, ntushaka gukora, ukareba ati uriya mukobwa afite amafaranga, iwabo nabaki. Umuhungu akicara agatanga gupanga. Noneho ibaza uricaye utangiye kujya mu mufuka wa sobukwe. Wowe uricara ugatangira guprojecta mu mifuka yo kwa sobukwe, amasambu kayabarura nk'ahara yawe. Wowe umushinga wawe nuko baratura mukobwa bafite imirimo ingahe, amafaranga nimushaka, iwabo buriya bazamuha 8, bizagenda gutya. Ukicara ugatangira kubara ibintu by'abandi baruhiye, undi mugabo yarakoze aruhira ibintu bye, wowe uricaye nawe urukubara ngo uburyo ugiye gushaka umukobwa we akabiryo bigira ute. Iryo si ryo sezerano, si Imana ishaka. Udakora no kurya ntakagira ute. Iyo ni Bibiliya. Ubundi umugabo no gukora harimo ikimenyetso cyitwa bihwanye. Ntago yitaye ku kazi uri gukora, ntago yitaye ku yo winjiza, ntago yitaye ku umugore wanyurwa nabyo atanyurwa nabyo. Imana ishaka no kugiza ute, no gukora, no kugira icyo ukora, kandi ukaba in charge, ukaba umugabo mu rugo rwawe, ukayobora urugo rwawe. Turi mu isi rero aho abagabo uyu munsi babaye babwoba gusa, bose babaye babwoba, ugasanga abagabo ni babwoba. Umugore akaba ati njyewe ndavuze, umugabo agaturama ati mama si ko mwahawe ijambo, mwahawe ijambo. Ntabwo Imana niza izavuga ngo bahawe ijambo.
kuko Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana ije kubaza yabajije nde? Kuki yabaje Adamu ntibaze Eva, kandi Eva ari we wariye ku giti bwa mbere? Niwe muyobozi w'urugo, niwe Imana yahaye inshingano zo kuyobora uwo muryango. Niwe Imana yahaye inshingano zo kuyobora umuryango. Hano abagabo benshi cyane baritwaza, yewe ni shitani nashatse, ni Vashiti nashatse. Wayishatse ureba hehe? Nimukifatanye n'abizera mutagize ute? Mutahuje. Navuze ngo Imana imbabare mvuge gahoro uyu munsi. Wamushakaga ureba he? Wakurikiye ibintu, wakurikiye isura, wakurikiye nyashi nkuko bari kuva mu iminsi, wakurikiye iki? Wakurikiye iki? Wakurikiye iki? Aho ni ikibazo kiri rero. Byose bipfa uko byatangiye. Ijambo ry'Imana turarikinisha. Abisiraheli bageze aho bajya gushakana n'abagore bo mu mahanga bakayoboka imana zawo, kuko baciye ku isezerano Imana yagiranye na basekuru, batagomba kwivanga n'andi mahanga, batagomba kwica isezerano, batagomba gusambana, batagomba kugira izindi mana. Uko bagiye barenga kuri ibyo, bagiye bajya mu kaga, urugomo rwagiye rwiyongera, bahura n'ibibazo no bagira no kwangwa n'Imana. Ibyo na n'uyu munsi birahari. Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma umuntu, hari imirongo mu Bibiliya abanditsi ubutawenda abahindura Bibiliya bazajya babivuga neza, nicyo gituma umugabo azasiga se nande na nyina akabana n'umugore. Uwo murongo ni gutyo yagombye kuvuga. Nicyo gituma umugabo, kuko yavuze umuntu mu mico yacu twebwe tujya twabona umugore yikoreye, kuko nacyo ari mu petit frère mfite ujye unsetsa kandi ati mujye muri filime, iyo urebye umugore iyo bamwirukanye mu rugo cyangwa yavuye mu rugo agenda niki? Ati ni varizi yuzemo imyenda ye gusa niyo yikorera n'inkweto agenda. Nubwo muri iki gihe abagabo nabo bamafene asigaye ajya kuba mu by'umugore. Ibyo byo nuko bamafene pe, kwishingano yawe niyo gutunga urugo. Ariko yaba ameze gute, yaba yarabazanye beze gute, ninde muyobozi w'urugo? Niwe mugabo. Isezerano l'Imana yatanze ntabwo ari isezerano y'uko ngo wa mugore we uze wigere kabutindi mu rugo uhagarare uruyobore. Oya, ahubwo isezerano ryawe ni ryo kuza ukaganduka ugasengera uyu mugabo, Imana ikamuhereza ubwenge bwo kukuyobora mu buryo buhesha Imana iki? Icyubahiro. Icyiza cy'Imana rero, Imana isaba umugabo gukunda umugore nkuko Kristo yakunze iki? Itorero. N'umugore kugandukira umugabo nkuko itorero rigandukira nde? Kristo. Kimwe ku kindi. Nta muntu Imana izabaza ngo wa mugore we kuki utaganduye, ngo ntabwo yankundaga. Ibyo ntabwo izabaza wowe ibyo yagize ute? Yakubwiye. Nawe wa mugabo we ntabwo Imana izavuga ngo narakubonye rwose, wari warashatse karashika, wari warashatse kabutindi. Iyo kabutindi niwe wayishakiye, niwe wayihisemo. Niba warayihisemo wagombaga gukiranuka, wagomba no kuyerera imbuto, wagomba no kuyihanganira, kuko niba wamushatse wagombye kumushaka witeguye no kwirengera ingaruka z'ibyo ugize ute? Z'ibyo ugiyemo. Kuki Imana yita cyane kurushako? Nuko Imana niyo yahuje umugabo n'iki? N'umugore. Icyambere ugomba kuzirikana, ntabwo Imana yahuje abagabo babiri, ntabwo Imana yahuje abayobozi babiri. Isi yaravuga ngo mu rugo ngo rufite abayobozi babiri, ari n'amahame y'isi. Twe tuvuga ijambo ry'Imana. Kandi ikintu gitangaje cyane, ku isi igihugu cya mbere gihana droit de l'homme, ibintu baguye mugende mu bishake, ni ikihe? Ari icyicaro cya droit de l'homme. Murazi droit de l'homme ni noza iharana ngo uburenganzira bwa muntu. Kiri hehe? Oya, abandi bari hehe? Abantu uzi amateka. Ubufaransa za UNESCO droit de l'homme, abafaransa n'abambere mu bintu byitwa ngo uharanira ngo liberté, ngo uburenganzira bwa muntu. Nicyo gihugu harimo akajagari niki byose. Nicyo gihugu cya mbere ku isi abashakanye bicana, abagabo bica abagore. Kubera iki? Kubera ko isezerano ukuri kw'Imana baraguhinduye. Divorce za mbere ibihugu biteye imbere byose, Amerika n'ibiki byose tongo byateye imbere, niho hantu hambere umuryango wagize ute? Wananiranye. Gutana byabaye nk'umukino, abantu babana ngo bagerageze. Niho ubutinganyi bukwiriye, niho abantu none abantu bageze baryamana n'inyamaswa. Umuntu agahitamo ngo we ngo yakunze igiti, ngo yakunze umubiri we, ngo kwa ko nguze umubiri we arya mu isoko yambaye ubusa, bakabita ko n'ubwenge yateye hehe? Imbere.
kuko barenze ku ihame rivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'iki n'umugore we. Ahantu hose barirenzeho. Ikibabaje nuko twebwe muri Afrika yewe n'abaperezida dufite banabibona banabirengaho, abantu bakabimira byose, ibintu byibura, ingo zarasenyutse, imiryango yarabananiye, twe dufite amahirwe ku mwana kurira mu muryango, societe twe kera twakuze urerwa na quartier yose. Umubyeyi asanga abana bari kurwana bamugana muze anafata agakona gakubita, ariko uyu munsi bakora ku mwana wawe induru zikagira ute zikavuga. Uburenganzira bw'umwana di njye ngora ku mwana nkande. Uwo mwana ejo yaba mayibobo, umwana ejo yaba igisambo, yaba ki ngo ntako ntagize, ntacyo wakoze, warafeirinze, ntacyo wakoze. Turukwemerera isi, ariko ihame rya mbere nuko Imana nihuza umugabo n'umugore. Ntago Imana ihuza abagabo babiri, ihuza umugabo n'umugore, ihuza umutware n'umufasha. Niba uri umugore w'umukristo ukaba mu mutwaro no mu mutima wawe hatari kumva ko umugabo wawe ari umuyobozi w'urugo, ari umutware wawe, wicare wihane usabe n'Imana igufashe wakire uwo mutima hakiri kare, kuko ntago bizigera bihinduka, ntibizigera bivaho. Isi zagerageza gukuraho umugambi n'ubasha bw'Imana, ariko ikiza nuko ikinyoma gihora ari ikinyoma. Baramwara n'ubundi uyu munsi aho i Burayi bakomeye gutangira kongera kwigisha indangagaciro. Abakurikirana bazi ibibera ku isi, muzi ejo bundi umwe mu bavuga butumwa wari n'umuntu udebatinga cyane ku bintu bijyana n'urushako n'iki amoko n'iki, abantu bavuga bitandukanye, ariko hari ukuri nge nawe twahuzaga ikintu cyitwa kuvuga ku rushako ruri hagati y'umugabo n'umugore. Nta mugabo n'umugabo, nta mugore n'umugore. None uyu munsi abantu batinya no kuvuga ukuri. Umuntu agatinya kuvuga ukuri. Uzi muri Amerika kuvuga ko Imana yaremye ko urushako rugomba kuba hagati y'umugabo n'umugore ni icyaha, ni ikintu abantu bagutukira, kuko abantu bamaze kwemera yuko umugabo uyu munsi ashobora kuvuga ngo yabaye umugore, umugabo agashaka umugabo mugenzi we, nabo bikitwa ko ari couple. Kubisi iri kubara amacuri, dukura umugambi w'Imana ntibikabeho. Ukuri kuzahora rukuri. Iyo Imana iza kure mu mugabo n'umugabo gusa, kororoka dufite umunsi nako hari kubaho. Imana yashakaga urubyaro rugize ute rwubaha Imana. Icyambere uzirikane kuko Imana ishize umuryango ku mutima, niko ni Imana niyo yashyizeho umuryango, niyo initiator, niyo yashyizeho umuryango. Niyo mpamvu kuko umuryango dore tuvuga hano abakurikirana n'ubwo bavuga ngo urugo ni umushinga w'iki, ni projet y'Imana, umushinga w'Imana, niyo yatangije uwo mushinga. Irashaka ko mushinga abantu babiri bawubanamo ari abantu babizera bakiranuka. Niba hitamo rero, niba huza, iyo baciye ku ruhande baba bica isezerano kandi bigira ingaruka. Icya kabiri gituma Imana yibanda cyangwa ishyira imbere cyane kubana kw'abizera nuko Imana yabaye umuhamya hagati y'umugore wo mu busore bwawe. Muri make Imana yari temwe. Hano iyo turi gusezera tuvuga ngo tujye kubasezeranya, ariko ni isezerano ry'inyabutatu, ni isezerano hagati y'abantu babiri n'Imana basezeraniye muri yo. Bivuze ngo abantu bagiye gusezerana ni abantu batatu, n'umugabo n'umugore, ariko hari n'Imana basezeraniramo. Bivuze ngo kuvana kera Imana niyo muhamya. Muri Edeni Imana niyo yabaye umuhamya w'ubukwe bwa Adamu na Eva. Imana niyo igomba guhora ari umuhamya w'ubukwe bwacu. Ku murongo wa 14 hatubwiye ngo iki? Nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije nubwo yari mugenzi wawe. Cakarongo yabaye umuhamya. Imana ni temwe, ni umuhamya wo mubano wawe n'umugore. Uko mubana, umuhamya wabyo uhamya ukuntu mubana ni Imana. None Imana yajya guhamya ko mubana mu Rwanda? Imana yahamya ko mubana mucana inyuma musambana? Imana yahamya ko mubana mu businzi? Oya, Imana ihamya ko mubana mu gukiranuka. Hari Imana yabaye umuhamya, ariko ngo warariganyije w'iki ryo sezerano. Kw'iki sezerano twabonye ingaruka bigira, ariko ntabwo Imana ishaka ko tw'iki sezerano, ahubwo Imana ishaka kuba umuhamya wo kubana kwacu dukiranuka. Haleluya. Ni Imana ishaka. Irashaka ko kuba umuhamya wo kubana kwanjye nawe. Ese uyu munsi Imana yaguhamiriza ko ukiranukira umugabo wawe aho wagiye? Imana yaguhamiriza ko kiranukira umugore wawe aho uri hose? Cyangwa ni bya bindi ngo imfizi ntiyimirwa, umugabo afite uburenganzira bwo guca inyuma no gukora ibyo ashaka? Ibyo ni isi yigisha, ariko Imana irashaka ko dukiranuka, kandi ugakiranukira wa mugore mu busore bwawe.
hano ku bagabo n'abasore icyo bivuze cyane, wawe undi mwaryamanye nta mpamvu kumya gusohoza gutera inda. Niba waryamanye nawe nuko wabonye ko ari umugore wawe, bana nawe. Ntabwo ari umukino wari urimo, bana nawe. Iyo ibyo byishe uba wishe isezerano, kandi bikuzana akaga, bikuzana urugomo mu rugo rwawe, bikuzana kwangwa n'iki n'Imana. Ibyo ntabwo ari cyo twifuriza. Gukiranuka, Imana ishyize ku mutima ingo kuko niyo ihuza abashakanye, niyo itangiza urushako, kandi Imana ni umuhamya uhora. Ntabwo ari umuhamya w'umunsi umwe gusa cyane mu Rwanda amasezerano, ni umuhamya aho abantu iyo musezerano imbere yacu twebwe ntabwo tugendana namwe mu gihe hose. Hari n'abantu babana mu iminsi, hari n'ikoranabuhanga ryaje, niba batabizi abantu bakunze kubeshya ku matelefone ahandi mujye mumenya. Hano hanze ikoranabuhanga ryaraje byinshi cyane, umuntu ashaka kugukurikirana afa ko afite nomero yawe, agakurikirana akamenya aho ugize ute. Hari ama application abantu bagura akaba yamenya ama message bagize ute, bakoherereza bakakoreza message nawe ikagira ute, ikamugeraho. Hari ingo zimeze mu iminsi gutyo, basigaye ayo ma application bayamamaza cyane ngo urashaka kumenya ngo ko mubana ngo agukiranukire. Wumva ko kuko bazi ko isigeze uyu munsi abantu bose babana nabariganya gusa, nabacangacanga, none bagomba no gukorera uburyo mucungana. Ntabwo ari gutyo tugomba kubana twebwe tuzi ko aho turi hose, aho umugabo atari, aho abapastere batari, Imana yigize ute, irahari. Niyo tugomba gutinya, niyo tugomba gukiranukira, niyo tugomba kuba. Niba ugiye mu kazi, wagiye mu kazi, wagiye mu bucuruzi, ntabwo wagiye mu bindi, kuko aho umugabo cyangwa umugore adahari, Imana yigize ute, irahari. Iberaho si cyarimwe. Dawidi abandi bagiye ku rugamba asigara ari gusambana, byamugizeho akaga gakomeye. Dawidi igihano yahawe gikomeye cyane, yarabwiwe ngo inkota ntizigere iva mu rugo rwawe kubera ko wishe Uriya. Icya kabiri, wasambanyije umugore wowe wiherereye, abawe bazabasambanyiza ku karubanda. Umuhungu we Abusalomu yafashe abagore bajyana inshoreke zose zijyana hejuru kuri etage, ahamagara abaturage ati muze mwese murebe uburyo nabaye umugabo ngiye gusambanya abagore ba data ku manywa y'ihangu. Dawidi we yasambanye yihishe. Iyi Mana tuvuga, ibi by'Imana tuvuga mukabikinisha, Imana ni seriye. Ntukarebe rimwe na rimwe mu buzima bwawe hahoramo intambara, hahoramo iki. Hari intambara twiteza, hari ibyago biza mu ngo aribyo tubyitweje, hari imyaku n'imikoshi bitubaho tukajya ngo turugushaka ngo abako twatuza. Barakwatuza gute warateye inda? Hari umwana uri kwangarara hanze, Imana iraguha amahoro gute wowe? Wateye inda wihakana umwana, umukobwa abandi uri kumwangaza, umwana abandi uri kumwangaza, warangiza ngo ukaririmba ngo ubwirize ngo Imana ikumve. Ntago yakumva utari wihana. Wihesha amahoro ariko nta mahoro uzagira ute, uzagira. Umaze gukuramo inda rimwe kabiri gatatu, ukihesha amahoro, nta mahoro Imana izaguha keretse n'utera intambwe yo kugira ute, yo kwihana. Ariko ijambo ry'Imana ngo nta mahoro y'abanyabyaha ntayo. Ntukibaze ngo kuki mu ngo ingo zarananiranye, ingo z'ubu. Nta ngo z'ubu, byahoze kuva na kera. Wa mugani wa Mpyisi ntabwo ibaye umunsi, byahoze kuva na kera. Igihe cyose abantu batumviye Imana, akaga kagize ute, karaba. Ibyago bigwira urugo, ibyago bigwira igihugu, ibyago bigwira umuryango. Igihe cyose abaye gukiranirwa ntitwumvira Imana. Icya gatatu, Imana ifite ku mutima urushako. Imana yita ko abashakanye bashakana ari abizera kandi bakabana ubudatandukana, kubera ko Imana irashaka urubyaro ruyubaha. Urubyaro rugize ute, ruyubaha. Twabonye ku murongo wa 15 uko yashakaga urubyaro rugize ute, ruyubaha. Ni gute urubyaro rwubaha Imana rwaboneka mu muryango w'abatizera? Biragoye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyura, azanira saza ataragize ute. Wamumenyereza inzira utarimo? Wamumenyereza inzira kwa kundi umubyeyi agenda akagwa, akaza ari kugwa yasinze, yagera mu rugo ngo wacyana we ngo nzabona wanyweye inzoga ngo nzakumena umutwe, kandi wowe wasinze. Warangiza ngo uzamunone gutese, urataha ukubita nyina ukavuga ngo we ntazarwana se. Kuko ibyo ukora bivuga kurenza ibyo uvuga. Imana irashaka urubyaro rukiranuka. Ese aha niho navuze ngo babakobwa uri kubarenganya, abasore kubarenganya ngo bari kwitwara nabi. Wowe mu rugo rwawe, mu busore bwawe witwaye gute? Witwaye gute? Hari ukuntu abantu muganira mukamuziranye bakavuga ati ura mwana ati mureke na se niko yaragize ute, niko yarameze. Ati sese ni mumuzi, ati na se niko yarameze. Nkunze
guhana abana ngo bakubaganye, noneho umunsi umwe bajya kwa nyogokuru nyine wabo, noneho ndagenda ndi kubakabukira, noneho mama kandi bura ngo wasanga ngo bakubita ngo bakubaganye, ngo wowe wakubaganaga guti, none baratana abo bakaza bagera mu rugo ngo baratumye ngo nango warakubaganaga, ubwo ngo bamenye ibanga rero ntago ngo singomba kubahana kuko bababwiye ko nanjye nagira gute ngo nakubaganaga. Nyine urumva rimwe na rimwe bikaba intwaro, bagashaka kunyumvisha ko impamvu atagomba gukubagana nuko nanjye nagira gute nakubaganaga. Yesu ari kuntu bibaho gutyo, ugasanga no mu rugo amateka yawe n'ubuzima bwawe biragukurikirana, ariko ari kijya gihindura amateka ni Yesu Kristo. Haleluya. Hari kijya gihindura amateka, akaga kabaho nibyo ibyaha babikora nibyo twagira ute, ariko Yesu amaraso ye ajya tweza, ajya hindura ayo mateka mabi, ibyo twishizemo twijanditsemo, iyo tumwemere tukihana aratweza, atitaye ku byaha n'ingano y'ibyo wakoze. Nushaka warakwema inda zingana gute, nushaka waringanyije abana bangana gute, icyagushakaho nuko wihanaguza ukemera ibyaha byawe, ukemera ko uri umunyabyaha. Yesu atanga amahirwe menshi cyane, amaraso ye ajya tweza akaduha amahoro isi tatanga, ariko nushakira amahoro mu bindi ntayo uzabona. Ese ko Imana ishaka ko abantu babana ubudatandukana? Ese ko Imana ishaka ko abantu babana ubuziraherezo? Kuki niryari? Ese birashoboka ko Imana yakwemera gatanya? Ni ikibazo. Ese birashoboka ko Imana yakwemera ko abantu batandukana? Yego. None pastor bivuge ku gatuti. Yego, Bibiliya byemera. Hariya ku murongo wa 13 tumaze twumve Imana yanga gutandukana. Hari ikintu bita ideal, mva ubushake bw'Imana nuko abantu babana ubugize ute ubadatandukana, ariko hari igituma ubushake bw'Imana butagize ute butagerwaho. Kuko n'Abisiraheli kuba bari ubwoko bw'Imana, Imana nzabagira neza nzabaha igihugu, ariko igihe cyose bicaga isezerano yabakoraga muri cya gihugu kabajyana mu mahanga, yarabahanaga mu maboko y'abanyamahanga bakicwa. Ku murongo wa 16 tumaze tuhasome twumve, kuko nanga gusenda, muri make nanga gatanya, niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu, mwe kugira ute mwe kuriganya. Wiriganya isezerano. Ijambo no jambo mu gihe burayo ugiye gusesengura bivuga ngo ni nko kugira ute, ni nko kwica, ni nko kuba umuntu wavuye mu isezerano. Nukwica, kuriganya nukwica icyari kigenderewe, icyambere tumaze twumvikana ko ntago Imana ishigike yuko umugabo n'umugore bashakanye batandukana. Hano ntago Imana ivuga ngo abashakanye basabwe, abashakanye none se ubundi iyo tuzabashakanye nabashakanye mu buye buryo, ubwo nabagiye bagasaba bakagira ute bagakwa, barangiza bakajya mu murenge, barangiza bakaza mu rusengero, nibo bari kuvugwa. Oya, yaba yaragushatse guteruye akakunyuza mu idirishya, yaba warijyanye ukuri iryo dirishya, yaba mwaragiye muri bya miryango ngo ni imikino bikarangira guteye inda ati twibanire, uko mwabanye ntabwo Imana ibyitayeho. Ikingenzi nuko mwagize ute, tumanze twumvikana icyo. Mushaka kubana wenda bice mu byaha bigize ute nubwo atari byiza bitanejeje, ariko niba mwabanye hano ku bantu byumve neza, Bibiliya kubana ni imibonano mpuzabitsina, nta kindi, nta rindi sezerano. Hari abantu bakinisha icyaha, biravuga ngo Imana yanga gusambana urunuka, kuko ni icyaha gikorerwa imbere mu mubiri, kuko ni icyaha gikorwa mu buryo umuntu umwuka n'umubiri gihuza abantu babiri. Bivuga ngo igituma babiri bazaba umwe, nuvuga ngo imibonano mpuzabitsina uhuza abantu babiri bakaba umwe. Ibaze rero kuri umukobwa uri umugabo warahuye n'abantu 1000, muri wo harimo abantu bangahe? Hano nigeze kumva ari guserebra ngo yagize ngo rikoro yo kuryama n'abagabo benshi akabyishimira. Iyo ni umwuka wa Satani, iyo ni daimoni, uwo ni Satani, kandi uwo Satani arakora. Ikibabaje n'igiteye ubwoba rero, Satani ubusambanyi mu iminsi afite umukozi umukorera cyane witwa telefone. Umukozi witwa telefone akorera Satani akazi kenshi cyane, ari indirimbo abantu bumva, ari amashusho bareba, ibyo bavuga, ibyo bandika, ibyo bagira utamashusho bohereza, ibyo bareba. Iyi telefone yagombye gufasha abantu mu kubwira ubutumwa, ariko uyu munsi na hano twicaye ugiye kugenzura ugapima abakoresha ino telefone mu buryo bwesha Imana icyubahiro, wasanga ari imbarwa.
wasanga ari imbarwa. Byonyine ibisambo byicaye hano byiba Imana bikoresheje telefone. Ubaza amafaranga utanga kuri telefone n'amafaranga utura mu nzu cyangwa ukoresha ufasha abakene, wasanga uri gisambo kitaguma no kugenda gicira abandi iki rubanza. Ko turuva abasambanyi ukavuga ngo abasambanyi babavuze uyu munsi kandi uri gisambo kiba. Wirirwa na mayinite uri kuvuga ubusa kuri telefone, ibihumbi 10-20 kajya muri telefone ariko udashobora gutura n'igihumbi. Kandi ukagenda abantu banga umugabo umusore umugore ngo urajijutse, uri umutindi wo kubabarirwa, uro kugirirwa ibabazi n'Imana. Abantu benshi mu imisi tuvuga Imana ariko mu bikorwa ikatuba kure. Niko kaga dufite, nibwo butindi, nibwo bukera abantu bafite. Niyo mpamvu no mu imisi ibintu by'Imana abantu bigenda binamuka mu bantu, nuko usanga abitwa ko ari abakozi b'Imana ibyo bavuga n'ibyo bakora bigize ute bihabanye. Uvanga uri umukristo ari kugira urwango, uri umukristo ariko n'ubundi uri umusambanyi, uri umujura, uri umusinzi nk'abandi bose. Ahubwo ubu ufite imirongo. Niyo mpamvu ari ku murongo wa 17 ngira ngo wumve kuntu havuga, mwaruhije Uwiteka n'amagambo yanyu. Niki? Nyamara murabaza muti twamurije dute? Kuko muvuga yuko umuntu wese akora ibyaha ari mwiza imbere y'Uwiteka, kandi muti arabanezererwa. Cyangwa muti Imana ica imanza iri hehe? Icyambere hano ari kugaragaza ko abantu bacelebra bishimira umunyabyaha. Ese Imana ica urubanza iri hehe? None siko babikora bagira ikibabaho. Nibyo natwe umunsi nibyo bihari. Bene Eli barasambanaga, Imana bati uretse nzabereka akaga kazaba mu gihugu, kandi kuko akaga kaba ku Bisiraheli. Pasteur Jean Baptiste avuga ngo le Dieu de l'Ancien Testament était Dieu méchant. Ngo ariko ngo le Dieu du Nouveau Testament était Dieu de quoi? De grâce, ngo y'ubuntu. No. Kuri ngewe wese ko mbibona, Imana ni Imana. Imana ni Imana y'ubuntu, ni Imana iri mesha. Byombi irabifite. Ahubwo iyo mwisezerano rishya rero kambabwire ikibazo ahantu none ngiye nyigiraho. Iyo isezerano rya kera yitaga ikuritura, iyi sezerano rishya noneho iravuga ngo urabikora nka kwihorera. Ukibwira ngo urabikora nka kwihorera. Ukibwira ngo muhanye nawe ngo nzabirundarunda mbiza nuko bigize ute. Wagera mu byahishuwe ugasanga harimo ngo agacuma kiki kumujinya. Ibaze iri kurunda iki umujinya. Hari abantu bakinisha ibintu by'Imana ngo kuko wabikoze nufatwe, kuko wabikoze ntagire ikiba ngo ntacyo bitwaye. None se Imana iri hehe? Irahari ahubwo nukuri kukwihorera. Ariko igihe kigeze ikagushyira ku karubanda, igihe kigeze ikagushyira habona, niho bimenya. Ariko hari igihe kizagera noneho. Icyo gihe nago cyari cyagera, bivuze ngo igihe cy'ubuntu kiracyagize ute? Kiracyahari. Yesu aracyateza amaboko, aracyahamagara kinginga ngo nawuze akugire neza. Kuki bishobora kubaho ko Imana yemera gatanya? Icyambere, gusambana no kwica isezerano. Gucinya uwo mwashakanye no kwica isezerano. Iyo ucinya uwo mwashakanye, yaba ari mu mategeko ya leta, yaba no mu ijambo ry'Imana, uwo mwashakanye wundi waciwe inyuma abafite uburenganzira bwo kugira ute, bwo gutandukana nawe. Nubwo tubanza kongera kwibutsa ko hari ikintu kimwe Yesu yigishe imbabazi. Uyu muntu aramutse aciye bugufa agasaba imbabazi, wenda mugenzi wakaba yashaka kubabarira, ubwo muntu akabugiruka kubabarira kubana mwabana. Ariko atandukanye nawe nta cyaha yabagize ute yabakoze. Kuko muri Matayo 19 nutaha ugenda uhasome Matayo 19 Yesu yavuze ngo iki? Baramubajije, abagabo nibo babaje n'icyo kibazo manza bari gushaka gusenda abagore. Ku murongo wa 19 Yesu arabasubiza ati ariko ku murongo wa 19 umurongo wa 9, ariko ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana, atagize ute, atamuhora gusambana, akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe abagize ute, abasambanye. Hano harimo ibintu bibiri tugomba kumva. Igihe cyose wacinye mu mwashakanye, hano nuko bavuze ngo umugore, ariko nago kuba Yesu avuze umugore kuko nabagabo baragize ute, bari babajije, nabagabo bari babajije, ni bari gusubiza. Uramutse usenze uwo mwashakanye utandukanye n'uwo mwashakanye kubera ubusambanyi, nta cyaha wabukoze, kuko yishiki isezerano.
mwagiranye isezerano ryo gukiranuka, mwagiranye isezerano yuko iyo mujana imbere mukarahira uvuga ngo nzabana nawe neme kureka abandi bagabo bose. Hano sabanutse babivugara keretse niba mwebwe isezerano mwebwe mugirana hari irindi mugirana kwa tutazi, ariko Imana yo yanga gusambana urunuka. Rero gatanya gutandukana bishobora kubaho igihe cyose umwe mu bashakanye yaciye inyuma mugenzi we, kandi ibyo biterwa n'icyaha no kunangirwa kumutima. Birashoboka. Kabiri, muyu murongo ntago wa musore we wa mugabo ari gupfa kuraruza umuntu wese cyangwa umugore we, umuntu wese ngo nuko ubonye ari umugabo manzi umenye ngo uyu mugabo yasenye urugo rwute. Kuko niba uyu mugabo yaraciye inyuma umugore we agasambana agasenya urugo, wowe kaza wiruka ngo abagabo barabuze ngo niboneye iki umugabo, ni icyaha nakaga ugize ute wikururiye. Nicyo biri kuvuga, nakaga wikururiye. Uwo muriro icara wote, ibyo bibazo icara bibemo, kuko uwo muvumo no ugize ute no wizaniye. Yasenzwe, yahawe divorce kubera ko yishe isezerano, kubera ko atakiranutse. Uyu muntu rero wasenzwe, ubundi wasenzwe hano mwumve justice Yesu yakoze. Mu isano rya kera uwabaga yaciye inyuma mugenzi we yasamanye byagendaga gute? Kwari kumutera amabuye bakamwica. Hano Yesu cyakoze, kuko Yesu yaje abantu batagomba kwicwa, icyakoze batu bamusende agumeho adashatse, nicyo gihano. Ariko ubugingo bwe burokoke kuko yishe isezerano. Keretse agize ubuntu n'imbabazi uwo yaciye inyuma akagira ute akamubabarira, nicyo cyonyine cyamukiza. Ariko niba atamubabariye kandi yakoze iryo kosa, gukiranuka kwihana kwiza nukwemera kwirengera ingaruka z'icyaha wagize ute wakoze. Kuko wari ugupfa ubwo emera uyoboke Kristo ubeho mu bwo buzima. Harababaza ngo none se ngo byagenda gute ngo azapfa gutyo? None bizagenda gute ko yagombye kuba yaratewe amabuye agapfa ahubwo? Ariko akabagira ubuntu. Yesu ati noneho bamusende, akabeyemewe wese kuba musenda aho kumutera iki amabuye, aho kumubamba, aho kumufunga. Mu Rwanda ndagira ngo biracyari icyaha kiri criminal, guca inyuma mwashakanye yakoreze ni icyaha gihanwa n'amategeko. Icya kabiri gishobora gutuma habaho yuko abantu batandukana, muraza kubisoma mu Abakorino urwandiko Paulo yandika Abakorino ni urwa mbere, ni igice cya 7. Iyo ugisomye cyose ukamanuka uza kubona ko hari Imana ivuga, uze gusoma nk'umurongo wa 15 yuko iyo hariho umwizera wizeye Imana, mwabanaga mwese muri abantu batizera, umwe muri mwe akizera agakizwa, undi akabimwangira akanga kubana nawe kuko wahisemo kwizera nde Yesu. Icyo ijambo ry'Imana rivuga ko uwo muntu abatakiboshywe kuri wa wundi wamwanze, amuhora ko yizeye nde Kristo. Abakorino ni ibice 7. Abakorino ba mbere n'urwandiko rwa mbere Paulo yandika Abakorino ibice 7. Iki gice cyose kivuga ku rushako, impamvu yo gushaka, kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agira umugore n'umugore wese agira umugabo, kandi abashakanye bagomba kubana ubudatandukana. Ibyo hari hose biravugwa. None wagira hepfo kuri 15 ngo nuko icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana tane, mwene data w'umugabo cyangwa umugore ntabagihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye iki amahoro. Nuvuga ngo uwo niba ushatse umuntu, umugabo cyangwa umugore abyise mu gitondo avuga ngo singikeneye kubana nawe ndigendeye, aragutaye, hari icyaha ukoze? Warabyutse cye ibyo bintu byawe no kwigira umurokore kwawe n'uwo Yesu wawe, ibyo bintu ntago nkeneye, ndagutaye ndigendeye. Uwo muntu icyakoze ni kiye? Wa wundi usigaye icyaha yakoze ni kiye? Nta kimubuza kongera gushaka, kuko nta sezerano yagize ute yishe. Ikibazo ni wa wundi wagiye, ikibazo suyu wagize ute wasigaye. Iki kibazo cyatujya mu matorero henshi cyane hirya no hino. Hano nagiye mbibona hari akarengane kenshi cyane kajya gakorerwa abagore hirya no hino, ugasanga bararobanura bo basezerana badasezeranya, ariko biriroroshye iba yatanze umurongo. Nuko reba ngo ninde wishiki isezerano, yaba ryo gudahemuka cyangwa ryo guta urugo, ninde wishi isezerano? Nicyo biri kuvuga. Ikibazo wakwibaza, none ko ngewe naguye muri ibyo byaha nk'iki sezerano by'ubusambanyi, gukora mu mada, kugira ute,
kwewe nataye urugo nkajya gushaka, ese urwo ndimo nduvemo? Hari umuntu wagiye barabwiriza, babwirije nyine ko umugore wawe wa mbere ari we mugore, atashye agenda abwira, niba ari umugore ngo abwira umugabo ati rero njyewe bambwiye yuko wowe utari iki, utari umugabo wanjye, nsubiye ku mugabo wanjye wa mbere, kandi umugabo wa mbere nawe yarashatse, n'undi nawe yarashatse yarabyaye. Icyo si cyo gisubizo. Icyo si cyo gisubizo, ntabwo ari cyo gisubizo. Iyo umenye ukuri, ukimara kumenya ukuraho, ijambo ry'Imana ngo muzamenye ukuri, ukuri kuzagira ute? Ihane, watura, usaba Imana imbabazi, ariko ntabwo urava ngo urava mu urwo rugo utemu wa wundi mwashakanye n'abana ngo usubire ngo ukuri wa wundi wa mbere kuko wamenye ngo ukore umugabo wawe. Oya, none se wa wundi we uwo yarafite aramutana we? Oya, ahubwo ikibazo gihari kiranuka. Noneho ushaka no kuba waragiye umugore wa gatatu cyangwa wa kane, ntabwo urava ngo nduvemo ndagiye, ahubwo noneho kiranuka. Ntuzongere uwo mubanye nawe, ntukongere kumuca inyuma, ntukongere kumuhemukira, ariko noneho igagukiranuka. Nuvuga ngo ikintu gikomeye cyane, igisubizo cy'ibi byose bakristo, kwihana, tugahanira kugira ute? Gukiranuka. Niba hari ibibazo mwari mufite mu rugo, kutumvikana, mwaratandukanye, mutakibana, igisubizo si ugukomeza kuba mu urwo rwango. Igisubizo ni ukwicara mukaganira, mukagisha inama, mukongera mukubaka urugo, kuko Imana yashaka ko mubana ubugize ute? Budatandukana. Kubana k'umugabo n'umugore ni isezerano ry'ubudatana, kandi iri sezerano riri hagati y'abantu babiri babizera. Niba rero hatangiye kuzamo ibimenyetso by'ibyaha n'iki, ubwo ni ikimenyetso cy'uko bano bantu atarabizera, kuko ngo umucyo n'umwijima ntibyagira ute? Ntabwo byagombye guhura, ntabwo byagombye gufatanya. Ntabwo bivuze ngo nutaha mu rugo uragenda ubwira umugore ngo nasanze rero nguru umwijima, none ngenda umucyo dutandukane. Ntabwo ari byo mvuze. Ahubwo icyo mvuze nuko none mwihane, nimurangiza muve mu mwijima mujye muki. Niba wowe uri umucyo, fasha uri mu mwijima kuva mu mwijima ajye hehe? Mu mucyo. Mufashe. Igisubizo ntabwo ari cya kindi cy'ababwiriza bubu, baba pasiteri bamwe n'abavuga butumwa bamwe, azati mwabakristo mwe, ndashima Imana nari maze imyaka mbana na Vashiti, none Imana yangire neza ama Esteri. No kubeshya, cyo ni ikinyoma. Niba warashatse Vashiti, komeza ubane na Vashiti, ahubwo Vashiti umukiranukire, umwerere iki? Imbuto. Uko niko gukiranuka. Kuko uwo Vashiti ntabwo wamushatse uhumye, ntabwo yakuguyeho. Niba abana arakubeshye ngo niwe Imana yakweretse, mwabahungu mwe, nta muhungu kuri avese uzazambwira ngo pasiteri rero ngo Imana yari yabivuze. Ibi biravuga ngo ubonye umugore ababonye ikintu. Umugabo uzajya imbere y'Imana akabwira Imana ati, Mana rero wa mugore wampaye yarabivuze, yarabirangije. Ninde? Adamu. Abandi bose mbabwira anaruje imeze gutya, mutamuriza grace na ninjye wamuhisemo, Imana ihereza umugisha amahitamo yanjye. Ubwo ingaruka zose zizaba nabyo kuvuga ngo Mana rero ngo no wamumaye, yamumaye hehe ko abantu babeshyera Imana. Imana yahaye umugisha iki? Yahaye umugisha amahitamo yanjye. Iki kintu abasore mwe n'abagabo mucyumve neza. Imana ihumugisha ibyo wagize ute? Wahisemo. Uwo mugore wahisemo ni wowe wamuhisemo, ni wowe wamurambagije. Kuko wamurambagije rero bana nawe uko bimeze kose. Ahubwo wowe nkuko Kristo adukunda turi babi, adukunda tudashobotse, twige no gukunda n'abagore babandi bameze nka Vashiti, tubakunde nyine, kuko niwe wagize ute? Wamuhisemo. Ikimana yakoze gusa no guhumugisha ayo mahitamo. Hako hari ibintu bibiri. Niba warahisemo umugore uri kumwe n'Imana, n'ubundi Imana izabana nawe mu kubana n'uwo mugore. Ndabekera. Niba amahitamo yawe yarayobowe n'iki? N'Imana, ushinye ku ijambo ry'Imana waryubashye, nta kibazo ufite. N'ubundi urwo rugo rwubatse kuki? Ku Mana. Ariko niba warahisemo nkuko abisi bagize ute? Bahitamo, irengera ingaruka zawe. Uwo mutogoto no musaraba wikorere paka isagize ute? Agarutse. Wishaka kuwuhunga ngo uteze ibindi bibazo byinshi cyane. Ariko hano harimo icyitonderwa. Utagira uvuga ngo pastor yavuze ngo mubane mwicane. Oya, ngewe pastor kubw'Imana Yoweri, umugore wabaje akambwira ngo wamukozeho, nuhita mbwira ati wa mugore we rero weho nutanabivuga, ngiye guhita amenyesha ubuyobozi butangira gukurikirana urugo hakiri kare,
ejo utazapfa bakavuga ko naringize ute nari mbizi ndikomeze byatuye mwese mwumva nutanabimbwira nkabimenya nzabigira ikibazo cyanjye muri phobia ngira mu bintu bitajya bimbaho kumva ko umugabo yakubise umugore ukubita umugore n'ububwa ntabwo ngututse ni kugwana n'umugore wabuze abagabo ugwana nabo wabuze abagabo bafite imbaraga nkawe ugahimbira ku mugore kandi umugore akwicaye akagukubita wabihisha ntago wabivuga umugabo ajya kuvuga ngo umugore amukubise ninde none se nikikwereka ko ibyo bintu ntago ari byo rero nta mugabo wakubise iki umugore icyo ni kimwe nta mugabo warebereye ukwishyira no kwizana k'umugore abagabo b'abakristo mu byumva ari kibazo abagabo b'abakristo dufite aba bagore nge nize umenyamuntu abakobwa bava bakagera abashaka umugabo uvuga nk'umugabo hahandagira bato ndavuze ngo nta mukobwa utabishaka ibyo naye mu bana nyamara ibyo bintu ukora nge nzagusengera aguca amazi kandi nge nzajya kukurega ku Mana uzajya kumurega ku Mana Imana ntabwo yagwaye kuyobora iki urwo rugo mubwira ati buretse gatoya aya masaha uri gutaha ntayo nkeneye aya masaha iwanjye ntabwo ari gutya bataha ni saa 2 cyane saa 1 uri mu rugo ugomba kuba umugabo ufite ijambo mu rugo iwawe kugira ijambo si imigeri kugira ijambo si iki si inkumi kugira ijambo si bitutsi ni ukumenya kuyobora urugo neza ariko rimwe na rimwe ugashyira umupaka toya ibi bya ibi na muri urugo nibigize ute ni wo mutambyi w'urugo wa mugabo we Imana izakubaza urwo rugo uko ayoboye urwo rugo bizatuma tugira itorero ryiza bizatuma tugira igihugu cyiza niyo mpamvu mureke tuba abagabo nyabagabo bayobora ingo neza bakiranuka batari abahehesi batari abasinzi batari ibisambo abagabo bagize ute bakiranuka tuba abagore baganduka mu ngo zabo basengera ingo zabo bitanga bakora utaza kumva navuze ngo abagabo bagomba gukora uvuge ngo umugore ntago ari gukora no kuza kisiga za makiyaje akaburura boya imigani 31 umugore mico myiza ari ndamubona abyuka kare arakora numukozi umugabo agomba gukora n'umugore akagira ute agakora abana babo bakabatoza gukora bagashima Imana bakubaka urugo rwabo bakubaka itorero n'igihugu Imana ibahe umugisha murakunzwe reka dukomeze dukiranukira Imana tugiye gukora umurimo wo gutamba igitambo cyo gutura ariko mbere y'ibyo tugira ngo tubanze dufate umwanya wo gusenga Imana urigenzure mu rushako rwawe wigenzure mu musore bwawe aho utakiranukiye Imana ndagira ngo duhagurutse twese dufatanye muri sengesho abarembye batambuka imbere twese duhaguruke iri sengesho ribi ryawe ribi ryanjye yuko tugomba guharanira kuguma mu isezerano ry'Imana Mwami Imana turahagurutse twese turi imbere ubwiza bwawe duciye bugufi dusabye imbabazi abagabo abagore abasore n'inkumi aho tutakiranutse hose aho twarenze ku isezerano ryo gukiranuka ryo kugushima ryo kukuramya ryo kukubahisha imibiri yacu ubutunzi n'ibyo waduhaye byose tugusabye imbabazi ngo tubabarire amaraso yawe Yesu atweze adukore gukiranirwa kose kugira ngo dukiranukire abo twashakanye tugiranuke mu busore no mu kumi bwacu kugeza twubatse ingo kandi tubane nk'abizera bakuramya mu kuri no mu mwuka bagendana nawe kandi bagukorera kugira ngo twebwe n'ibyo dutunze bibi byawe mucunguzi kandi biguhesha icyubahiro niyo mpamvu tugeze no mu mwanya mwiza mu gihe tugutura turifuza ko twagutura amaturo ariko n'imitima ikiranuka imitima iboneye kugira ngo ibyo tuvuga n'ibyo dukora biguhesha icyubahiro data wa twese wo mu ijuru hereza umugisha abaraha badukuye ku online abahinduwe n'ijambo ryawe bose tubasaba umugisha ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze urakoze amen.